nongeye kubasuhuza ni Dr Aristarike Muganga nkuko mumenyereye. Uyu munsi turaganira ku bijyanye no guca imyeyo. Ese hari icyo byongera ku mibonano, kuki bamwe babikora, kuki hari abatabikora? Turebe ubushakashatsi bubivugaho. Guca imyeyo ni umuco wihariye mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika yo hagati no muri Afurika y'Amajyepfo, harimo n'u Rwanda, za Mozambique, za Malawi, za ibihugu byinshi nkuko mubibona muri buno bushakashatsi. Muri ibi bihugu wasangaga imibonano mpuzabitsina ihabwa umwanya ukomeye cyane muri sosiyete, ku buryo imigenzo imwe n'imwe yakorerwaga ku bana b'abakobwa kuva bakiri bato igamije kuzatuma barushaho kwizihira abagabo babo. Guca imyeyo rero ni kimwe mu bitavugaho rumwe n'abantu benshi. Njye sindi bugaruke ku byo abandi basanzwe bavuga kenshi, ahubwo nka muganga ngiye kubakorera ubusesenguzi bushingiye ku bushakashatsi washingiraho ufata imyanzuro kuri iyi ngingo. Kanda subscribe ujye ubona ibiganiro byacu uko bisohotse. Guca imyeyo ni uburyo bwo kongera uburebure bwa bimwe mu bice bigize imyanya ndangagitsina, précisément icyo bita labia minora cyangwa se petite lèvre, mu kinyarwanda bakabyita imishipa. Muri iki kiganiro ariko turagerageza gukoresha amagambo yiyubashye aho bishoboka. Umukobwa yatangiraga gutozwa guca imyeyo akiri umwangavu, ni ukuvuga hagati y'imyaka 12 na 14. Akenshi babikoreraga mu matsinda, wenda nk'aho babaga bagiye guca imyeyo, niyo mpamvu banabyise guca imyeyo, cyangwa se kuboha imisambi, ni ukuvuga bagiye mu rubohero cyangwa se ahandi bahuriye. Muri iki gihe hari ababyikorera cyangwa bakabikorerwa na bagenzi babo, ndetse hari n'abamama bakuze babigize umwuga, umuntu yishyura amafaranga bakajya bamufasha gukora icyo gikorwa kugeza bwije. Guca imyeyo rero bituma iriya mishi cyangwa se turiya dutwi tubyimba, hakaza irritation cyangwa se inflammation. Noneho aho habyimbye kuhakurura biroroha nubwo biryana. Noneho kubikurura bituma hacika udusebe duto tutagaragara n'amaso, maze gukira kwatwo bikongera uburebure bw'uruhu. Kubisubiramo inshuro nyinshi wongera ukurura, ibyo ubushakashatsi bimwe bise chronic pulling cyangwa se chronic stimulation, nibyo bituma rwa ruhu rugenda rwiyongera rugakura. Abantu benshi bahita bibaza batese ubu umuntu yaramaze gukura byashoboka? Yes, abantu benshi bagiye babikora bakuze bigakunda, ariko kubera ko umuntu aba yaramaze gukura biragorana kandi bikaryana cyane kurushaho, ku buryo kuba waca imyeyo ukuze ngo ugeze kuri za santimetero abandi bagezaho byo biragoye. Reka noneho turebe ibyiza n'ibibi nabyo abantu benshi bari bategereje kumva. Ikintu cya mbere, ababikoraga kera bavugaga ngo bibamarira, bavugaga ko bituma umugore agaragara neza, ngo igitsina cye ntikibe cyambaye ubusa, kandi ku buryo nta n'imyanda yapfa kuhagera kubera ko haba hatwikiriye. Kurikije ibyo rero bahita uvuga ko ubu bitakiri ngombwa kubera ko abantu basigaye bambara imyenda itwikira ubwambure bwabo, hakabaho n'imyenda y'imbere, ku buryo umuntu atagikeneye kuba yaraciye imyeyo kugira ngo abe yikwije yitwikiriye neza. Nanone ariko ababikora bavuga ko bishobora kuba byongera ibyishimo mu mibonano ndetse no gushimisha umugabo. Kuri iyi ngingo rero ho hari ingingo nyinshi zivuguruzanya. Mu bushakashatsi nasomye bwakozwe bwavugaga ku ngaruka guca imyeyo bigira ku mibanire y'abashakanye, harimo nk'ubu ngubu bwavugaga ku bijyanye n'ibyo bita autoerotism, homoerotism na foreplay mu bantu baca imyeyo muri Afurika. Autoerotism ni kwa kundi umuntu yitora kumva arashaka imibonano nta muntu umusitimiye. Homoerotism ni ukujya muri mode y'imibonano bitewe n'umuntu muri kumwe ariko muhuje igitsina. Ni ukuba wakumva ushaka ibintu ariko utabitewe n'umugabo, ahubwo bitewe n'undi muntu muhuje igitsina. Naho foreplay ni kwa kundi bagutegura mbere y'uko ujya gukora imibonano mpuzabitsina, Ubushakashatsi rero bwagaragazaga ko abakobwa baciye imyeyo usanga bategurika vuba cyangwa se bajya muri mudu y'imibonano vuba kurusha abatabikora. Ku ruhande rumwe, ubwo umukobwa waciye imyeyo urumva ko yabasha kwishimira imibonano kurusha utarabikoze, cyangwa se gushimisha umugabo kurusha utarabikoze. Ariko ku rundi ruhande, uyu mukobwa utangira kwitoza kwinjira mu isi y'imibonano akiri muto ashobora kuzagerwaho n'ingaruka zo gukora imibonano hakiri kare, kuba yakwikinisha cyangwa se akaba umulesbienne, kuryamana n'abagabo benshi
n'ibindi. Donc aba ameze nk'uwinjiye mu isi y'imibonano mbere y'igihe, bikaba bishobora kumukururira ingaruka nazo zitandukanye. Urumva kwa kuntu bikongerera gushishikarira imibonano bitewe na stimulation ihoraho, bastimira imyanya yawe y'ibanga kandi iri sensible hafi ya rugongo, ubwo bikubyutsamo ubushake hakiri kare. Ibi rero bishobora kuba byiza kubera yuko bizagufasha kwishimira no kwisanzura mu mibonano, ariko nanone bikagira na negative impact yuko bishobora gutuma uraruka nk'uko Abanyarwanda babivugaga. Ikindi rero navuga cy'ingenzi, ubushakashatsi bwakorewe ku bantu baza kwivuza bafite ikibazo cyo kugira imishipa miremire, hari ibintu bibiri by'ingenzi bwabonye. Ukurikije ubushakashatsi bwakozwe, ntabwo guca imyeyo bitera kanseri, ntabwo guca imyeyo bitera indwara iyo ari yo yose, nta n'ikindi kibazo bitera. Mbese muri make biri harmless, nta kibazo, nta ndwara biteza. Ariko nanone hari ubushakashatsi bwagaragaje ko impamvu hari abakobwa bamwe bashobora kuza bagasaba ngo njye ndashaka ko iyi myeyo muyigabanya cyangwa se ibi bintu mubivanaho, ni uburyo bibabangamira. Abenshi mu babifite bavuga ko iyo afite imyeyo ikabije bibuza umuntu gutambuka, waba wakoze urugendo rurerure bikabyimba, kakubuza gukora siporo nko kwiruka, gutwara igare n'ibindi, cyangwa se gukora isuku mu gihe cy'imihango bikagorana, rimwe na rimwe no kwambara imyenda igufashe cyangwa se kwambara amakariso bikakubangamira. Ibyo rero nabyo ni bimwe muri negative impact zabyo. Ubwo rero umwanzuro twafata nyuma yo gusuzuma ibyo byose, abenshi mu babyeyi bahitamo kureka abana babo bakihitiramo ikibanogeye.